Dukomereze i Rusizi aho nyuma yo kumara igihe bataka ariko ngo ntihagire ubumva abakorera ubuhinzi ahiremye ikiyaga gito baravuga ko bahangayikishijwe n'amazi bita majogo bivugwa ko aturuka mu ruganda rwa Simerwa ngo yaba arekurwa n'injoro gusa bigatuma amazi akomeza kwangiza imirima ndetse akica n'imyaka yabo bityo bagasaba ko Simerwa yashakira inzira y'amazi yayo cyangwa se bitaba ibyo ikabishyura. Inkuru irambuye na Jean de Dieu Ndayisaba. Turahinga tugataha gutyo rwose. Guhinga bagatahiraho bavuga ko biterwa no kurengerwa kw'imyaka uturuka ku mazi ngo yabava mu ruganda rwa Simerwa bikavuga ko yabarekurwa butangiye guhumana agafungwa mu rukerera. Aya mazi aturuka mu ruganda araza ijoro ryose cyajya mu gatondo bakayafunga. Nya ruganda pe ndakubwije ukuri aza mu ijoro bafunga guhera saa moya ukanda butandukana akaraza byajya mu gatondo bakayafunga. Aya mazi aturuka mu ruganda rero bayarekura ari nijoro byashika mu gitondo bakayafunga ariko yari igihe cy'imvura ntago bajya bayafunga imvura iragwa akiyongera nabo bakarekura. Ntabwo cyahahoze haje rutuzi dukeya cyane nyine aho uruganda rutangiriye gukora ko kira gifurege kigenda kizana amazi menshi haguma hariyongera kugeza ubwo nyine abaye amazi ameze nk'ikivu. Ntago nako tumegiye bayafungura kuko mperutse kunyura hari ku mugoroba sanga ayo mazi ni hakiri kumanuka ako kanya kandi naciye mu gitondo ari nta mazi yaraha ntaturuka none se ngo yaravuye kandi nta mvura riri kuba. Abakorera ubuhinzi hafi yahamaze kwirema ikiyaga biturutse kuri aya mazi bavuga ko baterwa ibihombo nayo ndetse ngo ku mwaka uje ugataha ubuso bw'imirima yabo bugenda bugabanuka bityo bagasanga Simerwa ikwiye gushakira amazi yayo inzira ngo bitise bakabarirwa ingurane. Ateje ikibazo da kandi ari yatuma nyine tudasarura. Yaba bari bafite aho bayayoborera ntago yatwangiririza. Ay'imvura yari imvura gusa turasibura imifurege amazi agatambuka. Ayo muri Simerwa rero niyo meshi. Icyifuzo no kugurira bene imirima bakabaha amafaranga cyangwa bagashaka inzira z'amazi yabo. Birayigabanya kuko amazi yamaze kurenga hari hepfo hari ibigori hano hari bijumba hari nibindi nk'intoryi nibi bijumba bikarengwa nyine basi nyine bagatahira. Ikifuzo cyacu nuko amazi nyine batajya bayaboneza mu mirimo bakashakira inzira yayo. Ntibyakundiye Radio TV ni kubona ubuyobozi bw'uruganda rwa Simerwa ngo rugira icyo ruvuga ko mazi rwarwohereza birusabye kwitwikira ijoro. Icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Rwango Jean de Dieu avuga ko iki kibazo kizwi ndetse ngo habategerejwe umwanzuro kuri cyo. Haraturukayo rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe ngiyo barimo boza bakora maintenance y'uruganda ariko ntabwo yose aba muri Simerwa mu by'ukuri. Iyo ari mu gihe cy'imvura amazi menshi aturuka muri ya misozi ya za Gitambi n'ahandi bigatuma rero amazi aba menshi cyane hari. Ibyo byatumye rero amazi agenda yiyongera noneho imirimo y'abaturage iza gusa naho irengewe ku buryo igice kimwe usanga badashobora guhakoresha nyine mu bikorwa by'ubuhinzi ariko ntabwo yose twavuga ko abaturutse muri Simerwa mu by'ukuri. Nayo ngayo mwemera ko yabaturukayo wenda nk'ubuyobozi muvugira abaturage hateganywa iki ko wumva abaturage nyine ari ikibazo? Nibyo mvuga ko Simerwa hari igihe amazi aturukayo iyo bakoze maintenance hari ibintu bari koza ariko ntabwo bikorwa buri gihe. Ubwo no kubanga abaturage ni uguhebera urwaje bikaguma uko cyangwa hari igitekerezwa kuba cyaganirwaho? Ubushize twavuganaga n'akarere n'ubuyobozi bw'akarere batubwira ko bazohereza abatekinisiye bakaza bakareba ikibazo cy'ayo mazi yenda hakaba hagira umwanzuro ufatwa ubwo turategereje. Ikiyaga cyamaze kwirema kubera amazi aturuka muri Simerwa ndetse n'aturuka mu misozi mu gihe cy'imvura kugeza ubu gikorerwamo imirimo y'uburobyi n'imwe mu makoperative yo mu murenge wa Muganza mu gihe bene ubutaka bwarengewe n'aya mazi bakizamura amajwi bagaragaza ko babihomberamo. Twebwe hari igihe nyine abantu bataka bakabura aho batakira. Radio TV mu karere ka Rusizi Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba.